niki kintu cyaba cyaragukanze mu buzima kikaguhahamura kurusha ibindi? Ikintu cyankomerekeje kurusha ibindi ko ari bine kubivuga biragoye kuvuga ngo kimwe. Hitamo wenda hari uburyo ibuye ritsikamira rikaremera kurusha irindi. Umunsi bansohora twagiye gushyingura data, mufitanye nawe ikibazo, mu yandi magambo bitanurutseho niyo cyaba ginari ariko jewe kitanurutseho ndishima, wumva umutima uri fiyeri, nkumva ibintu byose ndi kubikora bimeze neza. Yego. Hanyuma aho ngaho ngira ngo abantu bari kugenda barushaho kugira utuntu bakuramo. Hari utuntu bari kugenda bakuramo bavuga ati inshuti yacu ikunda iki, inshuti yacu yanga iki. Nizere ko muri ukomeza kunyurwa n'iki kiganiro. Hanyuma hari ikindi kintu ngira ngo nkwibarize, unyemerere ureke nkubaze kuko niho tukuboneye, ni naho aba bakunzi bawe bakuboneye. Hanyuma ikibazo kindi twakibazo turibaza ngo ese ko mu cyumweru tubona ufitemo iminsi myinshi yo gukina, hanyuma ndetse na filime nyinshi zikureba, nibyo ukora gusa cyangwa hari ibindi bintu ukora? Urebye usa naho umwanya nawe ubihariye, yego mba numva ahubwo nabikora kurushaho. Yego ahubwo mba mbona binkundi, bumva icyumweru cy'ukwanya nakina ku wa mbere, ngakina ku wa kabiri, ngakina ku wa gatatu, ngakina ku wa kane no ku wa gatanu, noneho wenda ku wa gatandatu ngakinamo agapoze cyangwa se nkanakora turi mu gihe rega tugomba gukora byinshi kandi mu gihe gito. Niyihe message waha bamwe mu bantu bafite impano bifuza gukina, bifuza kuba bazigaragaza impano zabo kandi bakaba bazifite muri bo ariko bakaba bakitinya? Ikintu nababwira cya mbere yego ni ukubanza bagasobanukirwa koko ibyo bintu babikunda. Kabiri, ibanga ryo muri filimi ni ukudacika intege. Yego kudacika intege no kumenya ko ibyo bintu bikunda. Uwamaze kumenya ko bikunda ukabyinjiramo, yego amavu yo gucika intege, yego ugerayo. Bitinde bitebo ugerayo. Ubu nawe rwose uravuga ati ngewe ngomba kuzafata urwego ruri hejuru cyane. Igihewe numva bizagera ku rwego rwiza pe. Yego. Yes, bamwita Mukamana cyangwa se Elevani, akaba ari umukinnyi wa filime nyarwanda, akaba kituganiriza atubwira byinshi kuri filime ndetse no ku nzozi ze za filime. Inzozi zawe za filime ndatekereza ko wazitangiye ukiri umwana nk'uko wabitubwiye. Ni ibintu byawe guhera kera ukiri umwana. Kuba inzozi zawe zisohoye ufite imyaka ingana gutya, kuko tubwiye ko utangiye gukina vuba ahangaha, kuba zisohoye muri kino gihe umaze imyaka ingana kuriya, urugendo rungana kuriya, ufite izi nzozi zo kuzakina filime nyamara ntucike intege, uba wumva mu mutima ni amashimwe cyangwa se ubuvuga ati mfite igikomere ko ntabikinnye nkiri mutoya? Reka nongere mbasuhuze kandi mbifuriza amahoro y'Imana mwe mukomeza kudukurikirana aho muri hose, udukurikira uri mu Rwanda, uri hanze y'u Rwanda. Reka tukubwire ngo kabisa turakwemera kandi turagukunda 100%. Ukiriye kuri screen yawe urabona umumama mwiza, wambaye neza, usa neza, ureba neza, yabukereye kugira ngo atuganirize. Reka tumwakiriye atwibwire. Turabakiriye banyakubahwa kazi. Murakoze cyane. Nitwa Mukamana Elevani, ndi umubyeyi, ndabasuhuje. Ndabona Elevani ufite ubwitonzi bwinshi, nimba ari ubwitonzi bwinshi, nimba sinzi uko nabyita, ariko uratuje. Kubera iki ukonje, kubera iki utuje, kubera iki mbona utisanzura? Ahangaha watinye iki? Twatinye tubanza mbe ngiye hirya ubundi wanze uganire. Oya, ntago natinye, gusa mu buzima busanzwe nditonda. Buriya ni ukubera ubwitonzi bwinshi. Hanyuma ubwo worohejemo, ni cya kiganiro ngo worohejemo, ariko ubwo bari hehe? Mba norohejemo. Ubwo bari hehe? Hose ngiye noroshye. Twagiye mwamwumvisha ko rero ni umumama kabisa mwiza worohejemo ngo hose. Nizere ko mwamaze kumwumva. Ni Mukamana Elevani, nge muri kumwe cyangwa se nge uyoboye ikiganiro, ndi Niyongera Bernard. Hanyuma reka twiganirire. Elevani, wakumva Elevani ni umumama na amazina meza, ariko mu buzima busanzwe hari Elevani wundi.
Elevani wundi ninde? Ubu tuvugana hari abantu bamaze kumenya Elevani, ariko hari n'abandi bakuze mu bundi buryo kandi badukurikiye bagahita bareba. Urumva donc hari abantu bakuze mu mazina amwe, hari n'abandi bakuze mu yandi. Ndashaka ibyo bintu bihuza kugira ngo twese tubashe kumenya neza uyu mutumirwa, uyu muntu uri kuri kamera, uyu muntu turi kuganira ninde bya nyabyo. Uyu muntu rero ni umuntu umubyeyi, ariko ndi umukinnyi wa filimi, aba n'umwanditsi wazo. Numva ko nicyo naba mbabwiye, umwuga wo gukina filimi niwo nkora ubu tuvugana. Umukinnyi wa filime, umwanditsi wa filime, nibyo bintu byawe. Ndibaza gute waba umwanditsi wa filime n'umukinnyi wa filime witonze cyane? Twe tuzi ko abakinnyi ba filime baba ari abantu bari capu, baba baguruka mu birere, rendez-vous ari mu bicu. None twe turi kureba ngo niko nteye, ngo niko norohejemo, ngo buriya no muri filime ukina worohejemo. Yego, rimwe na rimwe ndoroha kubera ko filime nkunze gukina n'iz'imibabaro. Urumva umuntu ubabaye, mpamya ko bishobora kuba byarantwaye, ariko hari izo nteganya mu minsi iri imbere kuzakina n'amahane ahari. Yego, kuko uriya Roromodo wanjye ni umuntu ukina agira amahane, rero ndabikunda nabyo. Uvuze Roromodo ubasa gusa nk'utawutse ku kibazo rero atekereje kukubaza. None se uyu Roromodo wawe uvuze ko umutsimbye, ninde kweri ubasha kuba yakitwara muri iyi myitwarire yawe? Iyo kwitonda, uyu ni njyewe. Uyu ni wowe? Kwitonda kwanjye. Hanyuma akaba Roromodo wawe? Yes, kwitonda kwanjye n'ubuzima bwanjye ubundi nanyuze mu buzima bukomeye, butanyemereraga ibyishimo. Nanyuze mu buzima bukomeye, kwishima kwanjye kwagiye kuba guke. Yego, rero nicyo kintu gituma ntakunze kugaragara nk'umuntu umugore mwiza nk'uyu nguyu avuga ngo nabonye ibyishimo gakeya. We ntuducokoze, utaza gutuma tuvuga ibintu bitari byo, kuko biragoye kugira ngo wumve ngo umuntu nk'uyu nguyu urata ngo yabonye ibyishimo gakeya. Ariko kuki abantu mudatanga ibyishimo ku bantu nk'aba ngaba? Ngewe ndi umuntu wababajwe n'abantu bagera kuri 4 nizeye cyangwa se nakundaga mu buzima. Rero iyo ubabajwe n'abantu ukunda, ukababazwa n'abantu wizera, biravuna. Yes, rero niyo mpamvu nkubwira ngo ubuzima bwanjye bukunze kubaho nirundarunze, nsa n'utuje. Hari n'igihe iyo ntabaye maso nshobora gushiduka binkuruye, ugasanga no mu kazi binsanzemo, binsaba kuba maso. Yego. Okay, Elevani, reka tukomeze twiganirire. Warutubwiye ko uri umukinnyi wa filime. Ese kuba umukinnyi wa filime ndetse n'umwanditsi, watubwiye ko uri umwanditsi ukaba n'umukinnyi, ibi bintu wabitangiye ryari? Igihe nabitangiriye ni vuba, kuko ndumva muri uko kwa 12 nzuzuza amezi 6, ariko muri njye bimazemo igihe kirekire cyane, kuva ndi muto. Ni ibintu byawe? Yego. Muri Elevani? Yego. Hanyuma kuri public ni igihe gitoya? Yes. Okay, noneho ndatekereza ko uri umwe mu bakinnyi bamaze gukina filime zitandukanye, kuko nubwo byaba bikozwe mu gihe gitoya ariko hari filime zitandukanye umaze kuba wakinamo. Izi filime zitandukanye wakinnyemo, wakinnye ugaragaza ubwitonzi, hari naho wakinnye ugaragaza wa muvuduko wari urimo uvuga. Ese koko hari aho wasetse, hari aho warize, hari aho ibi byose warabikinnye. Izi filime wakinnyemo umuntu azibona gute? Ziri hehe? Naye mafilime wakinnyemo? Filime nahereyeho ni filime y'Imana yitwa Amayeri y'Ishyano. Yego, iyo filime wayibona kuri YouTube channel. Iyo niyo wabanjeho bwa mbere? Yego. Indi filime nakurikijeho yitwa Intimba y'Umugabo wanjye. Nayikinnye icyo gihe nabwo mfite umubabaro. Yego. Mfite umubabaro, rero nayo ni iya kabiri. Yego. Yego. Ubwo nizo filime umaze gukinamo? N'indi filime yitwa Umwari series nayo nayikinnyemo. Yego, nayo
umuntu washaka kunyaruka akajya kureba aho nakinnye ubwo yabibona mu Mwari series. hanyuma profile ya Elevania ubu tuvugana aka kanya, profile ya Elevania bwite ni iyihe? Yego, urakoze cyane kuvuga kuri ako kantu. Ubu tuvugana ni ukuvuga ngo kugira ngo umbone neza ubone ibyo nandika, nubwo hari ibyo nanditse biri mu bubiko. Yego. Kubera ko biransaba imbaraga, urabyumva, biransaba ubushobozi bugomba gutegurwa, ntabwo ari ukubihubukiraho. Yego. Niyo mpamvu nkubwira ngo ndandika, zimwe zirabitse, mfite filime mu bubiko zigera muri 3, harimo filimi imwe y'ubuzima bwanjye nanyuzemo bukomeye, bw'urugendo rukomeye kuva n'umwana muto. Yego. Natagiye kugira ihungabana ndi umwana muto w'imyaka 4 kubera ikibazo cyambayeho muri icyo gihe. Noneho numva ko ubwo buzima bwo guhera icyo gihe cyose bwavamo filime ikomeye kandi namaze kuyitegura. Rero izo filime numva zibitse ntabwo ndazishyira kuri YouTube channel. Mfite channel yanjye nafunguje, ndumva imaze ibyumweru bigera muri 3 n'iminsi mike. Iracyane nshyashya. Ariko izo ndimo gukina mbashije gushobora bitewe n'ubushobozi mpagazemo. Abantu banyaruke bajye kuri YouTube channel 250 Eliva. Yego. Barayibona kuri YouTube. Niyo ngiyo. Niyo ngiyo. Hanyuma Elevania, iyi YouTube channel yawe ngira ngo abantu bahite banasimbukiraho bayisure aka kanya. Ariko ndatekereza izi filime ubasha kuba wakina kangahe mu cyumweru? Uko twumvije ari filime nyinshi ugiye ukinamo. Ese ubona umwanya wo gukina? Ese ukina kangahe nibura mu cyumweru? Iyo byagenze neza hari igihe dukina nka 2, ariko kuri YouTube channel yanjye dukina rimwe mu cyumweru bitewe n'ubushobozi duhagaze. Yego. Yego. Hanyuma iyo ukinnye rimwe mu cyumweru kuri filime yawe ubona bihagije ku bakunzi b'ibikorwa byawe, cyangwa ubona hari ibindi byifuzo abakinnyi bari bifuje, nyamara hakaboneka wenda imbogamizi zimwe na zimwe wenda tutabashe kuba twatuvuga akanya? Iyo umuntu agitangira ibintu urumva urugendo ruba ari rugari. Yego. Urugendo ruba ari rugari, ntabwo wahita uvuga ngo umwanya uracyari muto, ese nkeneye umwanya mugari. Ariko uko ugenda uzamuka mu buryo no mu bushobozi bigenda bikwereka ko igikorwa uriho urakora hirya y'ejo bizagera ku rwego umuntu yifuza kugeraho. Nibyo bindi bavuga ngo imbere ni heza. Yego. Hanyuma nyuma yuko ukinnye izo nshuro mu cyumweru ndetse ukabasha kuba wazikavaringa ku buryo ubishobora hose, ubona nta mbogamizi bigutera? Oya, nta mbogamizi, kandi niyo zabaho buriya ufite icyo ushaka urahatana, uremera ukamenengana. Yes. Kabone nubwo waba ufite urucanege cyane ko imbogamizi ubizi ko zitabura, ariko urahatana. Uraguma ugahatana? Yes. Ni uguhatana. Yego. Hanyuma hari ikindi kibazo nagira ngo nkwibarize, cyangwa se n'abarize abantu badukurikiye. Ubu muri kano kanya hari uburyo umukinnyi aba mu mukino cyangwa se akaba mu buzima muri sosiyete, abana n'abantu mu buzima busanzwe, ariko mu by'ukuri akagira ikintu gishobora kuba cyamukomeretsa kikaba cyamubangamira. Ubu abakinnyi, abo mukorana, abo mugendana, abagukurikira kuri social media, abakunzi bawe, ni iki kintu cyabasha kuba cyagukomeretsa kikubabaza mu buzima ku buryo abantu bashobora kukirinda bakavuga ati aka kantu rwose inshuti yacu tutazayibangamira? Kubera nyine ibikomere nagize, mba numva umuntu aje andwanya ariko akavangamo no kumbwira nabi. Yego. Buriya mu buzima iyo umuntu avuze nabi ushobora kutabikwereka ko mbabaje, ariko nutanshyigikira nta kibazo, ariko ntuzavangemo kunkomeretsa, kuko njyewe n'ubundi ndi ibikomere byigendera, waba ubihuhuye rero. Okay. Hanyuma reka nongere mbaze n'aka kabazo. Niki mu buzima kikunezeza mu buzima ku buryo wakumva ko mbese niki mu buzima kikunezeza ukumva kigukoze ku mutima ukavuga ati kabisa uyu munsi mbonye ibyishimo, cyangwa se ukavuga ati uyu munsi ngize ibyishimo by'ukwezi?
mu buzima busanzwe n'ubundi nkunda kwishima rero ikintu kijya kinezeza kurusha ibindi isoni ikintu kijya kinezeza kurusha ibindi nkumva ndishimye ni igihe numva nabashije nko kugira umuntu mfasha. Iyo ngize umuntu nkamufasha nk'urugero nk'abangana akambwira wankize muri filimi yawe noneho nkagira amahirwe nkabona kuko muboneye umwanya ajemo aje adusanga. Iyo mbonye hari umuntu nafashije cyangwa se ni byinshi ngira ibintu nka bine bishobora kunezeza. Iyo abana banjye bishimye nta mbogamizi bafite. Kabiri, iyo mbonye nta muntu ufitanye nawe ikibazo, mu yandi magambo bitanturutseho niyo cyaba ginahari ariko jyewe kitanturutseho ndishima, wumva umutima uri fiyeri, nkumva ibintu byose ndi kubikora bimeze neza. Hanyuma aho ngaho ngira ngo abantu bari kugenda barushaho kugira utuntu bakuramo. Hari utuntu bari kugenda bakuramo bavuga ati inshuti yacu ikunda iki, inshuti yacu yanga iki. Nizere ko muri gukomeza kunyurwa n'iki kiganiro. Hanyuma hari ikindi kintu ngira ngo nkwibarize, unyemerere ureke nkubaze kuko niho tukuboneye, ni naho aba bakunzi bawe bakuboneye. Hanyuma ikibazo kindi twakibazo turibaza ngo ese ko mu cyumweru tubona ufitemo iminsi myinshi yo gukina, hanyuma ndetse na filime nyinshi zikureba, nibyo ukora gusa cyangwa hari ibindi bintu ukora? Urebye bisa naho umwanya nawe ubihariye, yego mba numva ahubwo nabikora kurushaho. Yego ahubwo mba mbona binkundi, bumva icyumweru cyo kwanya nakina ku wa mbere, ngakina ku wa kabiri, ngakina ku wa gatatu, ngakina ku wa kane no ku wa gatanu, noneho wenda ku wa gatandatu ngakinamo agapoze cyangwa se nkanakora turi mu gihe rega tugomba gukora byinshi kandi mu gihe gito, nkakora noneho ngasigarana ku cyumweru nzakirana na babandi banjye. Yego hari uburyo umuntu abaho rero mu buzima akagira ibikomere nk'uko wari ubivuze. Hanyuma hari n'uburyo umuntu abaho akagira ibyishimo birenze, ariko mu buzima hari kiba cyaramukomerekeje kurusha ibindi. Iki kintu gituma uvuga ngo ugaruka no kuri kamera ukavuga ngo ibikomere, niki kintu cyaba cyaragukanze mu buzima kikaguhahamura kurusha ibindi? Ikintu cyankomerekeje kurusha ibindi kwari bine, kubivuga biragoye, kuvuga ngo kimwe. Hitamo wenda hari uburyo ibuye ritsikamira rikaremera kurusha irindi. Umunsi bansohora twagiye gushyingura data, nicyo kintu cyankomerekeje kurusha ibindi. Bagusohora? Bagusohoye gute? Umugabo nakundaga kurusha abandi mu isi yapfuye, turimo twitegura kumushyingura, baransohoye. Bagusohora mu nzu? Bagusohora mu buhe buryo? Hari uburyo umuntu bamusohora mu nzu bamwirukanye, yirukanwe n'umutware wese. Hari uburyo umuntu bamusohora wenda ahangaho bagiye kwitabara bakanga ko bafatanye n'abandi gutabara. Hari uburyo umuntu se baba baramusohoye mu nzu bamuhaye pirive. Bagusohoye gute? Sinzi impamvu uvuze icyo kintu, sinzi impamvu. Ubwo ukuri kubahwe, ukuri ni kwiza nubwo kuvuna. Komera. Biramvuna iyo mbigezeho, biramvuna ariko byarambabaje, byarambabaje cyane. Gusa ndashimira Imana ko Imana yaremye abandi bantu. Amen. Ushobora gukomerekezwa n'umuntu ariko Imana igategura umuntu wo kukomora. Yego. Rero kubera kenshi ibyo bintu byagiye bimbaho, mba numva nakeneye umuntu wazana akantu gatuma mbabara mu buzima. Mba numva n'inshuro nyinshi uzabona nkunda ndi gusabana nseka, ntabwo mba nshaka ikintu cyatuma mbabara tu, simba gikeneye mu buzima, simba nanagikeneye no kucyumva. Yego. Okay, sorry.
kandi akatubwira ngo ni komera. byinshi, hari n'ibindi ntabasha kuvuga ko atari igihe cyabyo, gusa umunsi umwe nzabivuga byose yego hadasigaye na kimwe. hanyuma ibi bintu ukora ubikora ufite ntumbero ki? Ejo hawe ni hehe? Ese urahateganyiriza iki? Imbere yanjye ho ni heza, kuko mba numva igihe ntihumeka ndi muzima, mba numva byose bishoboka. Ngomba gukora cyane, yego kandi buriya iyo ufite abantu uba ufite n'ibintu. Yego. hanyuma ukaba uhateganyiriza iki? Hateganyiriza- ni heza, yego yego, nibyo turabyumva, ariko ko mu gihe kizaza nzaba ndi umuntu nk'ubu mfite cano ariko simfite kamera, kandi kamera yanjye irakenewe apana gukoresha iy'undi muntu. yego mfite uburyo nandika ariko butanoze nk'uko mbyifuza. numva mu gihe kizaza ibintu nzabikora kinyamwuga, yego kinyamwuga, ku buryo noneho nzaba ntari bujye kuvoma, ntari bujye gutira, ntari bujye gukodesha, ntari bujye mbese yego numva ari ibintu nzakora ku rwego bizangeza kure. ya urakaze urakaze kabisa, uragahebuza mba mbishyikira nkumva, hanyuma ngira ngo kandi bikagira n'abandi bantu benshi umumaro. yego. izi filime ndatekereza ko nk'uko wari ubivuze zatangiye kujya hanze. nyuma y'uko zimaze kujya hanze, ni iyihe mpinduka zagaragaje cyangwa se ni irihe tandukaniro wabonyemo byagaragaye bitandukanye? Mbese ni iyihe mpinduka yagaragaye mu buzima nyuma y'uko ukina filime no muri filime? sinzi niba buri itandukaniro uvuga ari ubushobozi cyangwa se niba hari uburyo umuntu ajya mu mukino wenda kugira ngo ukopeze gatoya, yego sibyo? hari uburyo mba nari mbayeho ahantu hanze ntarinjira muri la sosiyete ya filime, sibyo? hanyuma inshuti nari mfitemo muri buriya buzima nakinjira muri filime, zimwe zikagabanyuka cyangwa zikiyongera, yego sibyo? abakunzi nari mfite bakagabanyuka cyangwa bakiyongera, yego. mu mufuka nari mfite hakagabanyuka cyangwa naho hakiyongera. ibyo ni ibintu biba bitandukanye. ese wowe kuri wowe niki cyaba cyarahindutse kuri filime, mu mukino imbere no hanze y'umukino? ubona aho byari biryoshye ari he? ubu nibwo biryoshye, kubera yuko byonyine muri njyewe numva narabaye umuntu mugari. warabyibushye neza kubwanjye ruhande, mba numva muri njye ndi mugari, mba mbona ibyo gukora ari byinshi. rero ku bijyanye n'inyungu, urumva igihe ndimo cano buriya yes. aho wari ugeze ngira ngo urahibuka? ndahibuka se njyewe ninjye wabazwaga? nari ndimo nkubaza. nari mvuze ni nyine cano, iyo uri gushora muri cano, cano buriya ntago wavuga ngo irahita yunguka, aba ari ugushora kwanza. aba ari ugushora. ni nka kundi umuntu ahinga umurima agategereza igihe umurima uzerera. hanyuma ni iyihe mesaje waha bamwe mu bantu bafite impano bifuza gukina, bifuza kuba bazigaragaza impano zabo kandi bakaba bazifite muri bo ariko bakaba bakitinya? ikintu nababwira cya mbere, yego, ni ukubanza bagasobanukirwa koko ibyo bintu babikunda. kabiri, ibanga ryo muri filimi ni ukudacika intege. yego kudacika intege no kumenya ko ibyo bintu bikunda. uwamaze kumenya ko bikunda ukabyinjiramo, yego, nta mpamvu yo gucika intege. yego, ugerayo. bitinde bitebe kugerayo, ugerayo. ubu nawe rwose uravuga ati ngewe ngomba kuzafata urwego ruri hejuru cyane. igihewe numva bizagera ku rwego rwiza pe. yego. yes, bamwita Mukamana cyangwa se Elevani, akaba ari umukinnyi wa filime nyarwanda.
akaba akituganiriza atubwira byinshi kuri filime ndetse no ku nzozi ze za filime. Inzozi zawe za filime ndatekereza ko wazitangiye ukiri umwana nk'uko wabitubwiye. Ni ibintu byawe guhera kera ukiri umwana. Kuba inzozi zawe zisohoye ufite imyaka ingana gutya, kuko tubwiye ko utangiye gukina vuba ahangaha, kuba zisohoye muri kino gihe umaze imyaka ingana kuriya, urugendo rungana kuriya, ufite izi nzozi zo kuzakina filime nyamara ntucike intege, uba wumva mu mutima ni amashimwe cyangwa se uba uvuga ati mfite igikomere ko ntabikinnye nkiri mutoya? Oya, ntabwo mba numva mfite igikomere. Umunyarwanda niwe waciye umugani aravanga inkono ihira igihe, kuko n'ibyo nabanjemo ntabwo mbyicuza. Yego. Yego. Ubwo ihiriye igihe, Yego. igihe cyawe cyo gukina filime ni iki ngiki, ariko urimo uranareba nk'umuntu ugiye gukina, ndatekereza ko ubu nk'uwahita agira uburyo yakubwira ati kubita role wahita wishwanya gusa ni ako kanya. ubu ngubu se ni akantu wadukopeza nko muri filime wakinnye, nk'utuntu wagiye ukinamo, kugira ngo turebe koko niba bya nyabyo ari we turi kumwe hano kuri kamera? Yego, nabikora. Okay, ngiye gukina agaseni. Mworohemo gato mbabwire. Intego y'aka kagoroba kacu k'ababyeyi ni ukugira ngo turebere hamwe ibibazo dukomeze guhurira nabyo muri iyi sibo yacu, kuko dukwiriye kubera abandi intangarugero. Rero nifuzaga ko hakomeza Damiyane agakomeza atubwira ikibazo cye n'impamvu akomeje guteza umutekano muke mu isibo yacu. Murakoze, nahaguruka tubwire. Wow. Natwe twari twatangiye korohamo. Ngira ngo urabonye ko twacishasa dukurikiye umukino, tworoshemo. Ubwo rero Damiyane agomba kugira, havuze Damiyane ngo atubwire ikibazo cye. Afitanye ikibazo n'umugore we nyine, yaje kuturegera twagira ngo twumve. Yego. Yes, rero nkuko mwamaze kumureba ni umukinnyi wa filime kabisa nkuko mumwirebeye, ndetse ngira ngo murimo murareba munumva byinshi kuri we, ariko ushatse kumenya byinshi wanyarukira kuri channel ye, wakongera ukayibibutsa? Ni YouTube channel 250 Eriva 250 Eriva. Yego, jya kuri YouTube wowe udukurikiye nonaha, andikamo, nizere ko wamaze kugeraho wandika 250 Eriva. Yego, urahita ugera ku bikorwa bye, utangire umushyigikire, ulayikinge, ukore subscribe, ukore share. Rwose niyo nkunga tubakeneyeho, hanyuma n'iyindi irakenewe, ariko inkunga y'urutoki ni inkunga itagora umuntu uwo ari we wese. Yego, kuko n'ibindi barabireba bakarayikinga. Nkanswe umukozi w'Imana nk'uyu nguyu, umuntu Imana yasize ubwiza ikamuha impano nk'izi ngizi kugira ngo azigeze kuri mwese, mukomeze muryoherwe. Ndabona wakomeza akareba ntabwo yaza gukupa, ariko reka ngerageze nkupe, ahubwo mbabwire ngo nyaboneka nakagaruka mumwandikire muri comment, mumubwire ikiganiro mwifuza cyangwa se filime mwifuza ko yabakinira, hanyuma nawe ufite impano mwandikire. Si wemererwa kwakira abakinnyi? Abakinnyi ni kazi cyane. Hari ukuntu umuntu ajya ahura n'ubuzima bukamugora, agashaka aho yavugira ikibazo cy'akakibura, ariko kumva ibintu byamubayeho ntabwo byakongera kuba ku wundi muntu. Iyi story, inkuru zawe twazakira tukagusohoreza ibyo wifuza ukabibona, kugira ngo biburire abandi bantu, be kuzahura n'akaga nk'ako wahuye nako. Karibu rwose, batwandikira kuri nimero 078 yego 72 yego 62 yego 728 728 078 72 72 62 72 8 uwo ni Mukamana Elevani.
umukinnyi wa filime muhamagare umugisha inama ku bya filime ndetse no mu buzima busanzwe njya mbona utanga inama ku buzima abantu bakabasha kongera gukomera gukira bya bikomere. Nanjye rero reka mbabwire ngo nakagaruka kandi nabakunda cyane njye mwari kumwe ndi Niyongira Bernard. Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane.